begerane mbabwire icyo nsaba jyewe ni umuryango bene kanyarwanda turi umwe hoshi mureke kwitana rubanda ndasuhuza abayobozi ba radiyo urumuri, ndasuhuza abanyamuryango b'inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda CCSR, ndabasuhuza abanyarwanda mwese kandi mbifurije amahoro. Muri iki kiganiro cy'abanyamuryango b'inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda muri kumwe nanjye Musomesha Loizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Ku butumire bwa radiyo urumuri, radiyo y'inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda, uyu mushinga ubereye umunyamuryango, nateguye ko tuganira ku bwiyunge muri rusange kugira ngo nsobanure ubwiyunge nyakuri icyo ari cyo. Kuki mu izina ry'uyu mushinga ku bwiyunge nongeyeho ijambo nyakuri? Ijambo nyakuri kuki naryongeyeho? Mu kiganiro cy'ubushize twarebeye hamwe muri make gahunda ya kabiri y'uyu mushinga yerekeranye n'ubutabera mpuzabantu, uyu mushinga wifuza ko bwazagera mu Rwanda, ndetse nkomoza no ku kindi gitekerezo gishya cyo muri gahunda ya gatatu cyerekeranye n'uko abanyarwanda twagombye kugira amategeko nyobozi y'ubwiyunge. Navuze ko ayo mategeko mashya yasobanurira neza abaturage ubwiyunge icyo ari cyo, bityo akabafasha kubugeraho. Ibyo bisobanuro nibyo ngiye kuvuga mu magambo avunaguye muri iki kiganiro kirebana na gahunda ya mbere y'uyu mushinga. Mbere y'ibyo byose ariko ni byiza ko nababwira imwe mu mpamvu yatumye nshyiraho uyu mushinga. Nzajya mbagezaho n'izindi uko tuzajya tugirana ibiganiro, kuko ari byo bizajya bituma mwumva neza ibyo nzaba nateguye kubagezaho. Mu myaka 20 ishize hari abantu bashatse kungerera nabi, ariko babibuzwa n'impamvu zitabaturutseho. Nyuma naje gukora iperereza ryanjye nsanga barabitewe n'impamvu za politiki, kuko ku busanzwe ntacyo napfaga nabo. Kubera nanone izo mpamvu za politiki sinashoboraga kubarega mu nkiko. Nyuma naje kwitekerezaho nibaza uko byagenda ndamutse mpuye nabo. Nibwo natangiye gukora ubushakashatsi ku mbabazi n'ubwiyunge, nsoma ibitabo, nkurikira ibiganiro by'abandi, ndiyigisha, ngenda nsobanukirwa gahoro gahoro icyo ayo magambo avuga. Kandi ndacyakomeza ubwo bushakashatsi. Ibyo byose byatumye menya ko nubwo ubucamanza ari imwe mu nzira y'ubwiyunge, bwonyine budashobora gutuma abantu bagera ku mahoro nyayo, cyane ko budashoboka buri gihe nk'uko maze kubivuga. Mu mwaka wa 2001 nibwo nanditse agatabo kitwa Guide de la réconciliation, plaidoyer pour le droit de la réconciliation. Mu Kinyarwanda bivuze ngo umuyobozi w'ubwiyunge, guharanira no ko habaho amategeko nyobozi y'ubwiyunge. Ndangije ku gatabo numvise ngize amahoro ku mutima. Byanyumvishije ko nari maze kubabarira babandi bashatse kungerera nabi. Mu mwaka wa 2014 nibwo nashyizeho site internet yitwa Guide de la réconciliation pour la paix. Mu Kinyarwanda bivuze ngo umuyobozi w'ubwiyunge mu mahoro, mu magambo ahinnye www.projet_dvjp.net. Mushobora gusoma inyandiko no kumva ibiganiro ntangaza kuri iyo site, ndetse n'inyandiko z'abandi n'ibitabo ku bwiyunge, mukanze kuri dialogue, nyuma mukongera mugakanda kuri documentation ku bumva ururimi rw'igifaransa. Kuki rero ubwiyunge nyakuri? Muri ubwo bushakashatsi nakoze maze kuvuga, nasanze akenshi uko abantu bavuga ubwiyunge biba atari ubwiyunge nyabwo.
niyo mpamvu uyu mushinga nawise uw'ubwiyunge nyakuri, ni ukuvuga ubwiyunge buyobowe n'amategeko, bunyuze mu kuri, ubutabera n'imbabazi, nkaba ari bwo nanjye ngerageza gusobanurira abandi nk'uko nanjye nabusobanuriwe n'abahanga. Nyuma ariko naje kubona ko kwiyigisha bidahagije, niyo mpamvu nasubiye mu ishuri njya kwiga ubumenyi burebana no guhuza abantu bafitanye ibibazo mu buryo bwo gushaka kubafasha kubyikemurira batarinze kujya mu bucamanza. Ni ukuvuga ubumenyi ku butabera buhuza abantu bukanabunga, mu gifaransa bita mediation et justice réparatrice. Ubu bumenyi bukaba buri muri gahunda ya kabiri y'uyu mushinga nasobanuye mu kiganiro cya mbere cy'ubushize. Reka dusengure noneho rero ubwiyunge nyakuri icyo bivuga. Ubwiyunge nyakuri nk'uko maze kubivuga mu magambo avunaguye, buyobowe n'amategeko. Tuzi neza ko amategeko ari inkingi y'ubutabera kandi akaba ariyo agenga imibereho myiza y'abantu hagati yabo, akaba ariyo ashimangira ubumwe bw'umuryango nyamuntu. Niyo mpamvu mvuga ko niba ubwiyunge nabwo burebana n'imibanire y'abantu, bwagombye kugira amategeko abugenga, ariyo nita amategeko nyobozi y'ubwiyunge. Inzira ya mbere y'ubwiyunge ni ukuri. Ukuri ni inzira ya mbere umuntu wese ushaka ubutabera n'ubwiyunge akwiye kunyuramo. Nta butabera budashingiye ku kuri, nta bwiyunge mu kinyoma, mu manyanga, mu macenga. Nta mbabazi zitari mu kuri. Icyo gihe nta mahoro yashoboka. Ku muntu wakoze icyaha, ukuri nyakuri kujyana no kwemera iryo kosa kandi ugasobanurira uwarikorewe icyaguteye kurikora. Ukabisobanura kugira ngo uwakorewe iryo kosa bimufashe kwihangana mu kababaro wamuteye. Kwemera ikosa ntabwo ari ukwitesha agaciro, ahubwo ni ukwihesha agaciro mu bwiyoroshye. Guhunga ikosa cyangwa icyaha ushaka kurigereka cyangwa kugereka icyo cyaha ku bandi kugira ngo uhunge ubucamanza cyangwa ubutabera ntibishobora gutuma ubwiyunge bugerwaho mu kuri. Kwemera ikosa cyangwa icyaha utakoze ugamije kugira ngo wenda ubucamanza bukugabanyirize igihano ntabwo biri mu kuri, ni ikinyoma. Niyo mpamvu nko mu manza z'inshinjabyaha kwemera icyaha byonyine bidafatwa nk'ikimenyetso cy'icyo cyaha, kuko uko kwemera icyaha kugomba guherekezwa n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko ari wowe wagikoze koko. Impamvu umuntu ashobora kwemera icyaha atakoze ni nyinshi. Ushobora kwemera icyaha ushaka kugabanyirizwa ibihano, ushobora kucyemera cyangwa se ushaka kubabarirwa n'uwo wakoreye icyo cyaha, ushobora kwemera icyo cyaha kubera impamvu z'iyicwarubozo kugira ngo ukize ubuzima bwawe, cyangwa se ushobora no kucyemera none kubera iterabwoba n'ibindi n'ibindi. Ukuri kandi kugeza abantu ku bwiyunge koko ni ukuri kuzuye, ni ukuvuga ukuri kudacagase. Ikosa cyangwa icyaha bigomba kuvuga uko byakabaye, ntacyo wabikoze ahishe, kuko nawe ku mutima wowe wakoze iki cyaha nta mahoro ushobora kugira mu gihe wavuze icyaha mu buryo bw'igice kimwe gusa, ntuvuge uko wakoze icyaha, ntuvuge uko wakoze icyaha mu buryo urambuye kandi mu buryo bwuzuye. Ku muntu wakorewe icyaha nawe ntacyo biba bimariye ubutabera iyo uvuze ko kanaka ari wakoze icyaha kandi atari we ubizi neza. Kuri iyi ngingo niho abarengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abanyamakuru bagirira akazi gakomeye, kuko bashaka ibimenyetso byo kugaragaza uko kuri. Rimwe na rimwe abakoze ibyo byaha baba bashaka guhunga kugira ngo badahanwa. Inzira ya kabiri y'ubwiyunge ni ubutabera nyuma y'ukuri. Ubutabera kuri bose hose kandi igihe cyose. Nagira ngo nsobanure ko hano iyo mvuga ubutabera bitavuze bumwe bwo mu nkiko gusa. Ubutabera si urubanza, oya. Abantu bafitanye ibibazo bashobora kubyikemurira ubwabo batarinze kunyura mu bucamanza. Ubwo nabwo ni ubutabera.
Mu buzima busanzwe ibibazo byinshi ni ibikemurwa bitanyuze mu bucamanza. Turabizi nko mu miryango yacu, mu kazi, mu mashyirahamwe, hagati y'abaturanyi, mu mashuri n'ahandi hose hakorerwa burya ubutabera. Ni byiza kurushaho iyo abantu babikemuriye batarinze kunyura imbere iyo bikemuriye ibibazo batarinze kunyura imbere y'abacamanza, cyane ko tuzi neza ko imanza zivuna. Niyo mpamvu uburyo bw'ibiganiro bwo guhuza abafitanye ibibazo kugira ngo babyikemurire babifashijwe n'umuhuza, ni ukuvuga bwa butabera mpuzabantu. Ubwo butabera ari imwe mu nzira nziza zo gushaka ukuri no gufasha ababugana kugera ku bwiyunge. Ariko ibihano, ni ukuvuga nk'igifungo n'ihazabu, bitangwa n'inkiko gusa, bitangwa n'abacamanza, kuko abacamanza aribo babifitiye ububasha. Ubutabera rero ntibugomba kubera bamwe. Niyo mpamvu abanyepolitiki bagomba kwirinda gushyiraho amategeko abera bamwe akarenganya abandi. Turebe rero inzira ya gatatu y'ubwiyunge. Inzira ya gatatu y'ubwiyunge ni imbabazi. Imbabazi zihuriweho, zivuye ku mutima no kuri roho. Imbabazi nyazo zigomba kuba zirimo ukuri, zivuye ku mutima koko, ziturutse ku bushake bw'umuntu, ariko ndetse no kuri roho, kuko kubabarira bisaba imbaraga zirenze iz'umuntu nk'ikiremwamuntu. Nta muntu rero ukwiye guhatira cyangwa gutegeka undi gusaba imbabazi. Ibyo ni nko gukorera iyicarubozo umuntu kugira ngo yemere icyaha atakoze. Ibyo ntacyo bimarira uwakorewe icyaha. Gutegeka uwakorewe icyaha gutanga imbabazi nabyo ntacyo bimarira uwagikoze, nta n'icyo bimarira ubutabera. Ubwiyunge hagati y'uwakorewe icyaha n'uwagikoze ntibushobora kugerwaho. Imbabazi ni impano y'umuntu ubwe. Iyo ubabariye undi, nawe biguha amahoro, uba wihaye amahoro ku mutima, kuko udakomeza kumugirira inzika ngo uhore ushaka kwihorera. Iyo ugeze aho wumva ugomba gusaba imbabazi uwo wakoreye icyaha, icyo gihe ukora iki rero? Ubaza umutimanama wawe, ukabazwa n'uko wakoze icyo cyaha, ukiyemeza kutazagisubira, ukabwiza ukuri uwo wagikoreye, ukamugaragariza ko bikubabaje, kandi ukiyemeza kumufasha gukira ako kababaro wamuteye. Mu butabera buhuza abantu bukanabunga, mu gifaransa bita justice réparatrice, iyo ibi bigezweho, uwakorewe icyaha nawe akabyemera, impande zombi ziriyunga. Uwakorewe icyaha ashobora kandi kubabarira uwakimukoreye, nubwo uyu nguyu yaba atamusabye imbabazi. Kimwe nuko umunyacyaha ashobora gusaba imbabazi Imana, iyo wemera Imana, akagira amahoro ku mutima we, nubwo uwo yagikoreye icyo cyaha atamuha izo mbabazi, cyangwa kubera ko atashoboye kumubona ngo azimusabe. Icyo gihe kandi ashobora kubigaragariza abo mu muryango w'uwo yakoreye icyaha, iyo nabo icyo cyaha kiba cyarabakomerekeje. Biterwa rero n'uburemere bw'icyaha. Ni urugero nk'ubwicanyi. Igikomeye kandi cyangombwa ni ugutandukanya icyaha n'uwagikoze. Abantu twese dukora amakosa ndetse n'ibyaha. Ngo intungane bwira icumuye karindwi. Icyaha nicyo kibi. Umuntu ntabwo ari we mubi, kuko n'umunyacyaha ruharwa ashobora gukorera bamwe ibyaha, kandi nyamara agakorera abandi ibikorwa byiza. Cyangwa ndetse nyuma iyo yakoze bya byaha ugasanga arahindutse, arihannye. Birumvikana rero ko imbabazi ari imwe mu nzira zigana ku bwiyunge, ariko siko buri gihe zigera ku bwiyunge. Imbabazi si ukwibagirwa. Imbabazi ntabwo ari ukwibagirwa, si uguhakana ikosa. Ntabwo imbabazi zibuza gukurikiranwa, ntabwo zibuza umuntu gukurikiranwa, oya, ko zitandukanye n'ubutabera. Ntizibuza kandi gusaba indishyi, ko baba basaba indishyi mu butabera. Ntizigomba guha uzitanze cyangwa uzihawe ishema ryo kumva ko akoze igikorwa cy'ubutwari cyangwa cy'ubutungane.
kandi ntizisubiza umuntu mu gihe yari ameze mbere y'uko akora cyangwa akorerwa icyaha. Turangije rero izo nzira eshatu z'ubwiyunge arizo ukuri, ubutabera n'imbabazi. Nasobanurira abatwumva ko hari ibitabo byinshi cyane abantu benshi banditse ku bwiyunge. Nabaha nk'ibitabo nka bitatu. Kimwe cy'umunyarwandakazi witwa Immaculée Iribagiza, cyitwa mu gifaransa De l'horreur au pardon. Ni ubuhamya atanga ku byerekeranye n'ukuntu yatanze imbabazi nyuma y'uko yiciwe abantu be bo mu muryango we muri jenoside. Ikindi gitabo ni icy'umugabo witwa Jean Mombrukete, w'umupadiri witabye Imana w'umukanadien, cyitwa Comment pardonner. Mu Kinyarwanda bivuze ngo umuntu yababarira ate. Ikindi nanone yanditse cyitwa umuntu yasaba imbabazi ate, comment demander pardon sans s'humilier. Mu kiganiro kitaha tuzareba by'umwihariko ubwiyunge bw'abanyarwanda muri ya gahunda ya gatatu. Tuvuge ibibazo byacu by'amoko, tujye mu mizi yabyo kugira ngo tuzabone uko tubishakira umuti n'urukingo. Nibutse za gahunda eshatu z'uyu mushinga. Gahunda ya mbere nirebana n'ubwiyunge muri rusange bw'abantu. Gahunda ya kabiri nirebana n'ubutabera mpuzabantu n'ubutabera bufasha abantu kwiyunga, aribwo justice réparatrice. Gahunda ya gatatu rero ikaba ari gahunda y'abanyarwanda uburyo bw'umwihariko ku byerekeranye na politiki. Twareba abantu abanyarwanda, twareba politiki yahuza abanyarwanda aho kubatanya mu buryo bwo kunganira politiki imwe y'amashyaka. Izo nzira z'ubwiyunge nk'uko nabisobanuye zikaba société civile, zikaba zakorwa muri société civile nyarwanda. Nk'uko bigaragara rero muri izo gahunda, muri uyu mushinga ashyigikiye ko imiyoborere n'imitegekere y'inzego z'ubuyobozi, ibyo bita système politique nyarwanda, ikwiye guhinduka. Nkaba nifuza gufatanya n'abandi banyarwanda nabo babyifuza. Noneho société civile mu bwigenge bwayo ikabigiramo uruhare rukomeye, kuko mu by'ukuri muri uyu mushinga nemera ko impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Murakoze kuntega amatwi, ndabashimiye cyane. Mugire amahoro naho utaha. Mumpa akanya gatoya mutege amatwi mbahuze, naje mwirengagize ubwo buto bwanjye. Igikurumba ni impanuro, hora Rwanda naje, hora mbyeyi naje, hora mfubyi naje. Nzanye urukundo, ubumwe n'inganzo, igihe n'iki nanjye ntanga impanuro. Ngaho ndaje, ngaho ndaje, ngaho ndaje. Rwanda ko ari nziza, abo bawe batatu bahuza, basangiye ibere n'ibanga, umurage ari umwe bikabahasa. Biratinda uwakanaraza, ntiyabishima biramuhanda. Nibwo duhenze tumena ibanga, batubera umuhanga wo kudutanya. Hora Rwanda naje, hora mbyeyi naje, hora mfubyi naje.
bambwira ko umwana wariye atinda kwiba, ko urwatubyaye ntacyo rutwima, uyu mururumba ntukaturange. Munyemerere mbahanure, icyo dupfa na kiruta icyo dupfa. Gira neza uzabiturwa, kandi nugira nabi bizakugora.